Tumenye ibiri mu nyandiko nimero 3, igice cya 8. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Kuva ku ngingo y'176 kugeza ku ngingo ya 206. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kandi turaheraho igice cya 7 cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo y'175. Dutangirane n'umutwe wa 10, impano zitanzwe no mu rwego rw'umuryango. Icyiciro cya mbere, impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango n'uburyo zitangwa. Ingingo y'176, igikorwa cy'impano itanzwe cyangwa yakiriwe mu rwego rw'umuryango. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Mu ngingo ya 2 y'itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, turimo turasoma. Nk'uko byagenze mu bice bibanza, kuri iki gice naho harasomwa igice cy'iminota itarenze 30. Duhagarike, tuzakomereze ku kindi gice, bityo kugeza turangije. Muri kumwe na Ndimurwa Jean Bosco, Kigali kuwa 25 Nzeri 2025. Umutwe wa 10, impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango. Icyiciro cya mbere, impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango n'uburyo zitangwa. Ingingo y'176, igikorwa cy'impano itanzwe cyangwa yakiriwe mu rwego rw'umuryango. Impano itanzwe mu rwego rw'umuryango ni igikorwa cy'ubushake cyo gutanga cyangwa kwakira ikintu gifite agaciro nta kiguzi cyangwa uburenganzira kuri icyo kintu, bikozwe n'abashyingiranywe bombi cyangwa umwe muri bo, bitewe n'uburyo bw'imicungire y'umutungo bahisemo. Ingingo y'177, uburyo impano itanzwe mu rwego rw'umuryango itangwa. 1. Impano itanzwe mu rwego rw'umuryango ishobora gutangwa hagati y'abashyingiranywe ubwabo, iyo batashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange, cyangwa hagati y'abashyingiranywe n'undi muntu, cyangwa hagati y'abashyingiranywe n'abana babo kuri bimwe mu bigize umutungo wabo. Impano itanzwe mu rwego rw'umuryango ishobora gukorerwa inyandiko mpamo. Icyiciro cya 2, ubwoko bw'impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango. Akiciro ka mbere, impano hagati y'abakiriho. Ingingo y'178, amasezerano y'impano hagati y'abakiriho. Impano hagati y'abakiriho ni amasezerano y'ubugiraneza atuma umuntu aha undi uburenganzira ku mutungo amuhaye ku buryo budasubirwaho kandi uhawe akabyemera. Ingingo y'179, itegeko rigenga impano hagati y'abakiriho. Impano hagati y'abakiriho zigengwa n'iri tegeko uretse igihe andi mategeko abiteganya ukundi. Ingingo y'180, kugira agaciro kw'impano hagati y'abakiriho. 1. Bitabangamiye ibiteganywa n'ingingo y'192 y'iri tegeko, impano hagati y'abakiriho igira agaciro ku munsi uyihawe ayemereyeho. Uwahawe impano ashobora kuyemera mu nyandiko cyangwa mu mvugo. 2. Kwegurira umuntu uburenganzira ku mpano yimukanwa
cyangwa itimukanwa bikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. Ingingo y'ijana na mirongo inani na rimwe, guta agaciro kw'impano hagati y'abakiriho. Impano ita agaciro iyo a. ishyirwa mu bikorwa ryayo rishingira ku gushaka gusa k'uwayitanze, b. itubahirije amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda, c. itanzwe n'utari nyirayo, d. uyihawe ategekwa kuriha imyenda cyangwa ibindi uyitanze agomba, bitariho mbere y'iyo mpano cyangwa bitagaragajwe mu gikorwa cy'impano, e. cyangwa utanga yisigaramo uburenganzira bwo gutanga cyangwa kugurisha kimwe cyangwa byinshi mu bintu atanze. Ingingo y'ijana na mirongo inani na kabiri, ikirego kigamije gutesha agaciro impano hagati y'abakiriho. Ikirego kigamije gutesha agaciro impano itanzwe hagati y'abakiriho gitangwa n'uwayitanze, uwayihawe cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu mu gihe kitarenze umwaka umwe uhereye ku munsi impamvu ituma impano isabirwa guteshwa agaciro yabereyeho. Ingingo y'ijana na mirongo inani na gatatu, inkurikizi zo gutesha impano agaciro. 1. impano iteshejwe agaciro ifatwa nk'aho itigeze ibaho. Ibyari byaratanzweho impano n'ibyabyawe nabyo byose bikiri mu maboko y'uwahawe birasubizwa. 2. gutesha agaciro impano ntacyo bibangamiraho abahawe ingwate ku mutungo wari waratanzweho impano cyangwa abandi. Akiciro ka 2, indagano. Ingingo y'ijana na mirongo ine n'umunani, uburyo indagano itangwamo. Indagano ni impano itangwa mu buryo bw'irage, nyiri ukuyihabwa akabyegukana ari uko uwayimuhaye apfuye. Ingingo y'ijana na mirongo inani na gatanu, ubwoko bw'indagano. 1. indagano ishobora gukorwa ku mutungo wose, ku gice cyawo cyangwa ku bintu runaka. 2. indagano ku mutungo wose iha nyiri ukuyihabwa uburenganzira ku mutungo wose nyakwigendera yemerewe gutanga. Indagano ku gice cy'umutungo iha nyiri ukuyihabwa uburenganzira ku gice cy'umutungo nyakwigendera yemerewe gutanga. Naho indagano ku bintu runaka iha nyiri kuyihabwa uburenganzira ku kintu cyangwa ibintu runaka ku mutungo nyakwigendera yemerewe gutanga. Ingingo y'ijana na mirongo inani na gatandatu, kutagira inshingano zikomoka ku ndagano. Uwahawe indagano mu mutungo wa nyakwigendera ntagira inshingano yo kwishyura imyenda y'uwamuhaye indagano. Ingingo y'ijana na mirongo inani na karindwi, gutanga indagano ku itsinda ry'abantu bafite icyo bahuriyeho. 1. iyo umuntu atanze indagano akayiha itsinda ry'abantu bafite icyo bahuriyeho bo mu gace runaka, iyo ndagano ifatwa n'ubuyobozi bw'akarere ako gace gaherereyemo igihe cyo kwegeranya umutungo watanzweho indagano bakawushyikiriza ba nyirawo. Iyo uraga adasobanuye aho abo bantu bagize itsinda batuye, indagano ifatwa n'ubuyobozi bw'akarere
uwatanze indagano yari atuyemo cyangwa aho yabaga, bukayishyikiriza itsinda ry'abantu bafite icyo bahuriyeho. Kabiri, iyo abahabwa indagano bari mu turere dutandukanye, indagano ifatwa na minisiteri ifite imibereho myiza mu nshingano, ikayiha abahawe indagano. Ingingo y'188. Inkurikizi z'indagano. 1. Ibintu byatanzweho indagano n'ibibikomokaho n'indishyi zabyo zo mu bwishingizi bihabwa uwahawe indagano uhereye ku munsi irage ryatangiriyeho, keretse iyo uraga abigennye ukundi. 2. Indagano ihawe uberewemo umwenda ntifatwa nk'ihwanishamwenda hagati y'uraga n'uhabwa indagano. Ingingo y'149. Guta agaciro kw'indagano. Indagano ita agaciro iyo: a. Uwahawe indagano apfuye mbere y'uwaraze, uretse igihe ashobora guhagararirwa. b. Icyari cyaratanzweho indagano cyangiritse cyose uwayitanze akiriho. c. Cyangwa uwahawe indagano ayanze cyangwa habayeho impamvu zituma yakwa uburenganzira bwo kwakira indagano. Ingingo y'190. Iseswa ry'indagano. Indagano yose cyangwa igice cyayo ishobora guseswa iyo ibisabwa kugira ngo igire agaciro bitubahirijwe. Icyiciro cya 3. Ingingo zihuriweho ku mpano zitanzwe mu rwego rw'umuryango. Ingingo y'191. Ikoreshwa ry'itegeko rigenga amasezerano ku mpano zitanzwe mu rwego rw'umuryango. Amategeko arebana n'ubushobozi bwo gukorana n'undi amasezerano n'arebana n'ibisabwa kugira ngo inyandiko zigire agaciro niyo akoreshwa ku mpano zitanzwe mu rwego rw'umuryango, hubahirijwe amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Ingingo y'192. Kwemera impano itanzwe mu rwego rw'umuryango. Mu gihe cy'ivangamutungo rusange cyangwa ivangamutungo w'umuhahano, impano y'ikintu kivuye mu mutungo w'umuryango itanzwe n'umwe mu bashyingiranywe igomba kubanza kwemezwa n'uwo bashyingiranywe. Kwemera k'umwe mu bashyingiranywe ni ngombwa mu gihe cyo kwemera impano. Ingingo y'193. Umugabane w'ibishobora gutangwa. 1. Umugabane w'ibishobora gutangwa ni igice cy'umutungo abashyingiranywe bafite uburenganzira bwo gutangaho impano ariko ntibagomba kukirenza. 2. Umugabane w'ibishobora gutangwa hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ntushobora kurenga 1/5 cy'umutungo w'utanga iyo afite abana, 4/5 bikaba ibizungurwa bizigamirwa abana n'uwo bashyingiranywe. 3. Iyo utanga impano nta bana afite ariko uwo bashyingiranywe akaba akiriho, umugabane w'ibishobora gutangwa ntushobora kurenga 1/3 cy'umutungo we, 2/3 bikagirwa ibizungurwa bizigamirwa uwo bashyingiranywe. 4. Ibizungurwa bizigamirwa bibarwa bashingiye ku mutungo w'utanga havanywemo imyenda yari afite ku munsi impano yatangwaga. Ingingo y'194.
itegeko rikurikizwa ku mpano hagati y'abanyamahanga cyangwa umunyarwanda n'umunyamahanga. rimwe impano hagati y'abanyamahanga baba bahuje ubwenegihugu cyangwa batabuhuje ibereye mu Rwanda mu buryo bw'inyandiko mpamo ikurikiza itegeko ry'u Rwanda, haba mu miterere yayo, ku cyo ivuga, ibimenyetso n'inkurikizi zayo. Icyakora, impano ikozwe mu buryo bw'inyandiko bwite ishobora gukorwa hakurikijwe amategeko y'ibihugu abayigirana bihitiyemo, iyo bitabangamiye amategeko ndemyagihugu cyangwa imyifatire mbonezabupfura by'u Rwanda. Impano hagati y'umunyarwanda. 2. Impano hagati y'umunyarwanda n'umunyamahanga ibereye mu mahanga ikurikiza ku byerekeranye n'imiterere yayo itegeko ry'aho impano yatangiwe. Ku birebana n'ikivuga, ibimenyetso cyangwa inkurikizi zayo, hakurikizwa itegeko ry'u Rwanda, iry'igihugu yabereyemo cyangwa itegeko ry'igihugu cy'uwo munyamahanga. Umutwe wa 11. Ishyingirwa. Icyiciro cya mbere. Ishyingirwa. Akiciro ka mbere. Gushyingiranwa kwemewe n'imihango ishingiye ku muco. Ingingo y'195. Gushyingiranwa kwemewe. 1. Gushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorewe mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko kwemewe. Uko gushyingirwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa w'aho umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa aho baba. 2. Iyo umwanditsi w'irangamimerere uteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo adashoboye kuboneka ku mpamvu iyo ari yo yose, ishyingira rikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere umukuriye. Yaba atabonetse, akagena undi mwanditsi w'irangamimerere wo mu ifasi ye umusimbura. 3. Abanyarwanda baba mu mahanga biyandikisha kandi bagashyingirirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere muri Ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu. Ingingo y'196. Imihango ishingiye ku muco ibanziriza ishyingirwa. 1. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda irimo: a. Umuhango wo gusaba irembo no kurifata uhuza imiryango y'abifuza gushyingiranwa ikemeranya ko nta nzitizi yo gushyingiranya abana bayo. b. Umuhango wo gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokaho bazashyingiranwa kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha no guhagararira ishyingirwa ryabo. 2. Iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho. Akiciro ka 2. Ibisabwa by'ibanze byerekeye ishyingirwa. Ingingo y'197. Imyaka yo gushyingirwa. 1. Imyaka yo gushyingirwa ni 21 nibura. 2. Umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko ariko utaragira imyaka yo gushyingirwa ashobora kwemererwa
gushyingirwa ku mpamvu zumvikana iyo abisabye mu nyandiko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Ingingo y'198. Imiziro mu gushyingirwa. 1. Gushyingiranwa hagati y'abantu bafitanye isano ikurikira kurabujijwe: a. Isano y'ubuvandimwe itaziguye. b. Isano y'ubuvandimwe iziguye kugeza ku gisanira cya 7. c. Sebukwe cyangwa nyirabukwe w'umuntu. d. Uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye n'uwo mwana. e. Uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye n'abakomoka kuri uwo mwana. f. Uwagizwe umwana n'utaramubyaye n'uwashyingiranywe n'uwamugize umwana. g. Uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye n'uwashyingiranywe n'uwo mwana. h. Abagizwe abana n'umuntu umwe utarababyaye. i. Uwagizwe umwana n'utaramubyaye n'abana b'uwo mubyeyi we. 2. Imiziro iteganijwe mu duka twa h na i tw'iyi ngingo ishobora kutitabwaho umwanditsi w'irangamimerere wo ku rwego rw'akarere abitangiye uruhushya kubera impamvu zikomeye. Ingingo y'199. Kutagira andi masezerano yo gushyingirwa. Umuntu ntashobora kongera gushyingirwa iyo gushyingirwa kwa mbere kukiriho. Icyiciro cya 2. Ibisabwa byerekeye imigendekere y'ishyingirwa. Ingingo ya 200. Ibisabwa abagomba gushyingirwa. 1. Iyo ushaka gushyingirwa ari ingaragu ashyikiriza umwanditsi w'irangamimerere ibi bikurikira: a. Icyemezo cy'amavuko cyangwa inyandiko mpine y'inyandiko y'amavuko. b. Icyemezo cy'uko ari ingaragu. 2. Iyo ushaka gushyingirwa ari uwapfakaye ashyikiriza umwanditsi w'irangamimerere icyemezo cy'uko yapfakaye. 3. Iyo ushaka gushyingirwa ari uwatandukanye ashyikiriza umwanditsi w'irangamimerere icyemezo cy'ubutane, inyandiko y'ubutane cyangwa inyandiko mpine y'inyandiko y'ubutane. 4. Iyo ushaka gushyingirwa ari umuntu amasezerano y'ishyingirwa yaseshwe cyangwa yateshejwe agaciro ashyikiriza umwanditsi w'irangamimerere inyandiko mpine y'urubanza rusesa cyangwa rutesha agaciro amasezerano y'ubushyingirwe. 5. Inyandiko itanga uburenganzira bwo gushyingiranwa hatabayeho gutangaza abazashyingirwa kubera impamvu zifite ishingiro iyo ihari. 6. Ibyemezo biteganywa muri iyi ngingo bigomba kugaragara mu gitabo cy'inyandiko z'ishyingirwa. Ingingo ya 201. Ibigomba kwitabwaho mbere yo gushyingira. Mbere y'imihango y'ishyingira, umwanditsi w'irangamimerere asuzuma niba ibyangombwa byose bijyanye n'ishyingira byujujwe. Ingingo ya 202. Kugena umunsi n'isaha ishyingira riberaho. Abashaka gushyingiranwa bumvikana n'umwanditsi w'irangamimerere umunsi n'isaha azabashyingiriraho. Ingingo ya 203. Gutangaza abazashyingirwa. 1. Umwanditsi w'irangamimerere
ashyira itangazo ku biro by'irangamimerere by'aho ishyingira rizabera no ku rubuga rw'ikoranabuhanga aho bishoboka ku rwego rw'irangamimerere rw'aho ishyingira rizabera nibura iminsi 20 mbere y'ishyingira. 2. Iyo abashaka gushyingiranwa bashaka gushyingirirwa aho badatuye cyangwa baba, umwanditsi w'irangamimerere abimenyesha umwanditsi w'irangamimerere w'aho abashaka gushyingiranwa batuye n'uw'aho baba kugira ngo nabo babitangaze. 3. Umwanditsi w'irangamimerere kubera impamvu zidasanzwe ashobora kugabanya igihe cyo gutangaza ishyingira giteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo cyangwa gushyingira hatabayeho gutangaza ishyingira abisabwe n'abashaka gushyingiranwa. 4. Impamvu ziteganijwe mu gika cya 3 cy'iyi ngingo umwanditsi w'irangamimerere yashingiyeho zigomba kugaragazwa mu itangazo kandi zikandikwa mu nyandiko y'ishyingirwa. Mu gihe habayeho kudatangaza gushyingira bikorwa iyo bibanje kwemerezwa n'abahagarariye imiryango y'abashaka gushyingiranwa 2 kuri buri ruhande. 5. Ishyingira ritabaye mu mezi 3 nyuma y'irangira ry'igihe cyateganywaga n'itangazo ntiriba rikibaye batongeye kuritangaza mu buryo buteganywa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo. Ingingo ya Itangazo ry'ishyingira rikubiyemo a. Amazina y'abashaka gushyingiranwa. b. Aho abashaka gushyingiranwa batuye n'aho baba. c. Amazina y'ababyeyi. 2. Itangazo ry'ishyingira rigaragaza umunsi, ahantu n'isaha imihango y'ishyingira izabera n'ibiro by'irangamimerere izaberamo. Ingingo ya 205. Gusobanurira abagiye gushyingirwa uburenganzira, inshingano n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 1. Umwanditsi w'irangamimerere nibura hasigaye iminsi 7 mbere y'umunsi w'umuhango w'ishyingira ategura kandi agaha inyigisho irambuye abagomba gushyingirwa, akabasobanurira uburenganzira n'inshingano by'abashyingiranywe n'imiterere ya buri buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 2. Iyo umwe mu bagiye gushyingirwa cyangwa bombi afite ubumuga bwo kutumva, ubwo kutavuga, ubwo kutabona cyangwa ubukomatanyije, umwanditsi w'irangamimerere agena uburyo bwo kumufasha by'umwihariko. Ingingo ya 206. Kwanga gushyingira. 1. Mbere y'ishyingira, iyo umwanditsi w'irangamimerere abonye ikimwemeza ko hari inkomyi iteganywa n'itegeko, yanga gushyingira. Icyo gihe abikorera inyandiko kandi agahita abimenyesha abashaka gushyingirwa. 2. Iyo umwanditsi w'irangamimerere yanze gushyingira umwe mu bashaka gushyingirwa, ashobora kujuririra ukuriye umwanditsi w'irangamimerere. Iyo atishimiye icyemezo cyafashwe, ashyikiriza ikirego urukiko rubifitiye ububasha rukakiburanisha ku buryo bw'ibirego byihutirwa. 3. Umwanditsi w'irangamimerere ntashobora kongera kwanga gushyingira iyo urukiko rwemeje ko impamvu yatanze abyanga idafite ishingiro.
Ni kuri iyi ngingo ya 206 dusoreje igice cya 8 cya tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Igice cya 9 gitangirana n'icyiciro cya 3, imihango n'ibimenyetso by'ishyingira. Ingingo ya 207, imihango y'ishyingira. Turacyari mu itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024